Mwaramutse mwese abakurikiye ibiganiro byacu bitangwa na Mental Health Dignity Foundation. Uyu munsi ndi kumwe n'umukiriya twafatanyije urugendo mu masession agamije kwita ku buzima bwe bwo mu mutwe, icyo twita Psychotherapy, ibiganiro bigamije kuvura. Yifuje kudusangiza ibyiza yabonye muri urwo rugendo, kubera ko hariho benshi batabizi muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Bakibaza ngo ese Psychotherapy ni iki? Psychotherapy, muri Psychotherapy bakora mu iki? Ego. Kriya wacu aradufasha gusobanukirwa kurushaho icyo ari cyo Psychotherapy. Mwaramutse. Mwakoze kuza kugira ngo mushobore gusobanurira abanyarwanda urugendo tumazemo iminsi rwo gukora ibiganiro bigamije kuvura, twita mu ndimi z'amahanga Psychotherapy. Kuri wowe muri uru rugendo tumaranye iminsi dukorana amasession 30, Psychotherapy ni iki? Ibiganiro bigamije kuvura ni iki ukurikije uko wabibonye? Yego, murakoze. Igihe nkurikije ukuntu nabonye Psychotherapy mu masession 30 tumaze gukorana, nabonye ari urugendo rwo guherekeza umuntu, kumufasha kwiyubaka, ariko ku buryo ubirebeye inyuma ntabwo wamenya ikirimo neza. Bamwe baravuga bati Psychotherapy, noneho umuntu akavuga ati ese ni ibiki, bigenda gute? Ariko nkanjye wabinyuzemo kandi nkitegereza uko nagiye bikorerwa muri izo session, nabigereranya nk'agapfundikiye abantu batazi ikirimo imbere. Mu Kinyarwanda cyiza reka tugaruke inyuma gatoya turebe, mwese muzi umutiba w'inzuki. Umutiba w'inzuki abantu benshi bakunda kuwucaho babona ari ikintu gisa nabi, ariko mu by'ukuri ntawiyobewe ko haba harimo ubuki buryoha cyane ndetse bunahenze. Nabigereranya rero nka Psychotherapy. Psychotherapy utarinjiramo imbere ngo umenye ibyayo ntabwo wapfa kwisobanura. Nkanjye ngewe kurikije urugendo naherekejwemo, uburyo nari merewe, nariburiye icyizere, n'ubu uyu munsi ukomeze n'ibintu bitandukanye cyane, kuko bitambona ko Psychotherapy nakorewe mu amasession 30 yarafashe cyane, ko byaranyubatse, mfite aho navuye, mfite n'icyizere byandemyemo muri jyewe, kuko uyu munsi wa none ntabwo nkiri wa muntu ushobora gutekereza kuba narihaze, cyangwa se wa muntu utekereza kuba navuga nabi, cyangwa se nakomeretswa n'icyo mbonye icyo ari cyo cyose. Kubera kwigarura icyizere no kumenya uburyohe bwa Psychotherapy, bituma narafashe ingamba zo kwiyubaka, ndetse ibyo nasobanukiwe nkaba navuga uburyohe bwa Psychotherapy kuko nayikorewe nyizi neza.